Mwongeye kwirirwa nshuti, ndizera ko mumeze neza. Mu gihe habura iminsi 5 tukareba resulta za Quantum Core Team na ATU project. Ukuvuga ngo umuntu yavuga ko iyi message tubaye nk'abayibaha mu buryo bw'ori owning kugira ngo ahari tutongeye bavugisha, kuko nimara kuronshingwa buri wese azaba ari koga ku giti cye. Inama twabaha ziteye gutya: first of all, kimwe mu bintu bizabatera kwitonda mukakomera kuri coin zanyu, kabone niba warazibonye ku giciro gito, izo waba ufite zose ntuzibwire ko ufite coins nyinshi, umve ko wazipfusha uko wiboneye, cyangwa se ngumve ko waziboneye waziboneye ku giciro gitoya, wumve ko wazimanipira uko wiboneye. Ubundi biba byiza gukomera ku byo ufite kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe, niko ubundi bavuga. Nibaza ko yaba ku Banyarwanda yaba Abarundi, umuntu waba ukabije waragize amahirwe yo kuzigura ku bwinshi, wenda ashobora kuba yaba afite coin n'ibihumbi 100 byawe, ushobora kuba uzifite nta bidasanzwe. Ariko ikintu gitangaje nuko ushobora kuba ufite coin z'ibihumbi 100, umuntu ufite coin 50 akazakurusha kubaho neza mu gihe kizaza. Za coin zifite ibihumbi 100 warazivunje ku ikubitiro, kubakamo inzu yesi nziza, ariko bikarangirira aho ngaho, ugasigara na ya nzu ari ufite uri kureba, cyangwa se ukazisanga nayo uri kwigurisha nyuma. So nkuko mubizi rero, iteka useka neza nuseka nyuma. Nta mpamvu yo kuzibwira ko ufite coins nyinshi, zarizo zose ufite ntawe ukeneye kuzimenya, nawe uzizi ubwa ku giti cyawe, kandi nawe ufite uburenganzira bwo uburyo wazikontororamo zikazabasha kukugeza mu gihe kirekire. Iyi coin ya ATU nimubona ivuye ku madolari 9.7 iriho ubu tuvugana, bikazagira ku itariki 30 igeze ku madolari 20. Muzamenye neza ko uyu mushinga ari mega project nkuko twahoze tubibabwira, kandi ufite imbaraga zirenze zikenewe, ku buryo cyikoye bafite n'ubushobozi bwo kuba bazayishyira kuri miliyoni y'idolari. Cyane cyane ko dukurikije ibyo tubona ni nacyo kigenderewe mu gihe bizayitwara cyose, cyangwa se mu gihe bizatwara abagabo cyose. By'umwihariko iyi coin nta yindi coin ishobora kuyihagarara imbere mu bintu bijyanye n'umushinga uteganyijwe wa Gesara cyangwa se Nesara. Birashoboka kuba mu kwa mbere cyangwa se gahunda yo kuronshinga Gesara na Nesara bashobora kuzahita bafata uyu mushinga wa Quantum, nkuko tugenda tubona izi logo za Bitcoin ziri muri Quantum, bagahita barivasingamo Bitcoin. Dufite amakuru ko igihe cyari cyo cyose izashitinga ikagera kuri 0. Tuzi ngo bizaba ryari, ariko igihe cyari cyo cyose Abanyamerika babikora baba bafite coin igiye kwisimbura. Iyo coin ikazakoreshwa mu buryo bwa payment, kandi bakaba bayifiteho ububasha buhagije. Iyo coin ikahita ikorera mu ngata swate bikanganya igiciro na Bitcoin, cyangwa se iyo coin ikaba yagera no kuri miliyoni, ikazakomeza gukoreshwa mu buryo bwa payment, ariko coin izamuka gusa itajya imanuka. Ibyo twabibonye kuri ATU iresista amezi 3 yose idahungabana. Ibyo bitwereka ko ari coin ifite ubushobozi bwo kuba yagira ute yasimbura Bitcoin rwose. Kubw'ibyo rero, dushingiye kuri publicité iyi coin yakorewe ku bantu mpuzamahanga, bakanyura mu bihugu bitandukanye byo muri Aziya, i Burayi bagerayo, bagera muri Afurika, Amerika barabizi ko ariho yaturutseho, ntago bari kwirwa birushya. So kubw'ibyo rero nebi coin ifite ijwi hirya no hino ku isi, kandi ikaba yaragaragajwe ko yafatwa mu bijyanye na reset. So nta cyashidikanywa ko ariyo
iyo ariyo Gesara nyirizina. Ubu rero amahirwe yandi yari ariho yo kuzigura ku giciro gito, ubundi ari kugenda ashira, kuko igihe icyo ari cyo cyose ziri kuri exchange bazihanaguraho. Hari umunsi buzacya mwajya kuzigura mugasanga ntazihari, cyangwa se mwajya kuzigura mugasanga igiciro cyazo cyazamutse, mugasanga n'ubundi bintu ntago bikiri gukunda, kuko bizagira byaga bikunda bizagira ku itariki 30 hari ikintu cyabaye kidasanzwe kuri izi coin ziri ku ruhande rwa BNB. Nihatagira ikintu kibaho kidasanzwe, ubwo bazaba bafite gahunda yo kuronshinga ATU ziri ku ruhande rwa Tron, kandi niba launching ziri ku ruhande rwa Tron, ziriya ziri kuri ruhande rwa BNB bafite uburyo bazazifungamo cyangwa se zikazahita zizamukana n'igiciro kizaba kiri cyaronshinzwe ku ruhande rwa Tron. So kubw'ibyo rero babigenje neza bakazironshinga kuri izi ntuza kuri za address zombi, BNB Smart Chain ndetse na TRX na Tron. Ni ukuvuga ngo ntago waba ubonye umwanya wo kubikuza ATU ufite ngo uhite uswapamo amafaranga y'iwanyu ngo ujye gukora ngo ibintu bidasanzwe. Nakubeje kubabwira kandi nongera mbisubiramo ko ibyiza aho kugira ngo yabikurize rimwe cyangwa se ufate coin zose ufite uzibikuriza icyarimwe, nta bwenge na buke burimo. Icyaba cyiza ni ugubikura duke duke buri minsi byibura 6, ukagenda ubikura nka coin swate wenda 100 se n'urugero ufite nyinshi cyane, cyangwa se hari ikintu ushaka gukora ukayavunja ukayashyira amafaranga yawe ukayashyira muri fiat, ukaba uyafite mu ntoki zawe pana kuri Momo cyangwa se kuri account, ukayabikura gutyo mu mezi 3 wamaze kubona amafaranga ukeneye, ugatangira ugakoramo imishinga yawe, cyangwa se ugakora staking ugatangira umushinga nawe ari ubwubatsi, ukajya ukora reset nkeya ukajya ubabika ukugenda uhemba abakozi, umushinga wawe ugakomeza. Ariko pana kuyabikuriza rimwe, iryo ni kosa rikomeye ushobora kuzicuza, kandi uzabikora ushobora kuzakoramo umushinga uyabikurije rimwe meze nk'uyibye, ariko wa mushinga wawe wageramo hagati amafaranga akagushirana na za coin wari ufite, ukagaruka kuzigura ntazihari zarahenze, bikakubabaza cyane, ugasanga yanzu yawe wari utangiye kubaka iri kugurwa n'umuntu wasigaranye coins 50 kubera ko yamenye ubwenge bwo staking. Ubwo ibyo rero ikizabereka ko iyi coin ifite uburemere budasanzwe, muze kwitegereza uburyo iri kuri plus 2.07 cyangwa se 0.08. izindi coin zose zikaba ziri kumarika imituku, ziri kwerekana ko zirimo kugwa, kandi igihe cyari cyo cyose habaho kubafata Bitcoin bakayirivasinga muri iyi projet biramutse bibayeho, coin zose zisanzwe zizwi ku ma exchange zahita zigwa zigasigarana nk'amazero, buri coin yasigarana amazero make, na Ethereum ishobora kumanuka ikagera nko kuri 500. Bitcoin iramutse iguye byanyabyo, Ethereum ishobora kumanuka ikagera kuri 500 mukabibonesha amaso, cyangwa se ikagera no kwijana. Coin zose zisa nk'izubakiye kuri Bitcoin. Ubwo ibyo rero niba ramuka bafashe Bitcoin igihe kiza kazagira bakazayirivasinga muri iyi projet ya Quantum, ubwo bazaba bagiye kubaka coin ikomeza gusa, kandi coin izabihenze ku isi, uzakoreshwa mu buryo bwa payment, ndetse kuzakomeza guhenda paka kuzageza igihe kitazwi. So system ya staking nkuko muri roadmap yabo imeze 2027 kereka niba bigarura hafi, kuko bagenda babona ko iyi coin ikunzwe bakagenda bigize inyuma gahunda. No kuvuga ngo bashobora kuzatangirana 2027, hateganyijwe ko bazatangira gahunda yo gustakinga mu buryo buri long term. Coin ishobora kuzaba imaze kugira ku gaciro kihariye, aho izabiri gustakingwa mu mwaka umwe bakaguhemba 2%, mu myaka 2 bakaguhemba 3%, no mu myaka 3 bakaguhemba 5%. Urumva ko rero izaba yinje muri system ya asset, noneho imaze kuba nka banki iremereye ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo ki ATU ku gaciro zabifite, uzaba zifite uzajya uzistakinga mu gihe cy'umwaka, wabikuza ugahita ukora ibikorwa biremereye nawe ubwawe bikakunezeza. Nabifuriza rero kuzagira ayo mahirwe yo kugera aho ngaho, murushaho kubika neza
amatelefone yanyu twakunze kubisubiraho ko arizo banke kugeza ubu za Web3. Telefone yawe niyo banke yawe, password zawe cyangwa se passkey, by'umwihariko ukigirira ubwami bwawe bwo ku giti cyawe, nta muntu uguhagaze hejuru usibyeho ku giti cyawe n'umutungo wawe. So by'umwihariko rero hari igihe kizagera telefone zanyu mukajya muzishakira safe, kubera kuzishakira umutekano uhagije, kuko niho ubutunzi bwanyu bugiye kujya buba buri muri Web3, cyane cyane ko mwakunze kumva ko nuku kwa 10 ari bwo u Rwanda ruzatangirana n'ibintu bijyanye na Rwanda ifra Rwanda cyangwa se CBDC y'u Rwanda. Ubwo nyuma ya CBDC nyine kizakurikira urumva ni cryptocurrency mu buryo buri full. CBDC nizimara gucika amaze kuboneka coin iremereye kurana mpuzamahanga abantu bari gushoramo imari, ubwo CBDC nazo zizahita ziba reverse mu bintu bijyana na cryptocurrency itiba successful nk'uko Amerika biteganyije. Anyway, mukomeze kugira ibihe byiza rero. Umupira uri imbere ya buri muntu wese, izamu riri imbere yawe, kandi igitangaje mu izamu nta muntu urimo, ni ukuvuga ngo wemere gutsinda ibitego ushaka mu izamu. Ni ukuvuga ngo igisigaye Web3 ikakuryohera bitewe n'uko uburyo ubyitwayemo, cyangwa se ikagusharirira bitewe n'uburyo ubyitwayemo. Komeze kugira ibihe byiza no kuvubwa neza, Imana ikomeze kubishimira. Reka tuzahurire muri 2026 nihaba igize undi mushinga wundi uvuka, ariko wa Quantum wo ndumva message umuntu yari afite yindi ari ingiyi. Igisigaye nimubona izamutse cyane igeze kuri +10, bizaba byiza gukora redeem, kuko igihe kizaba kigeze ngo reward buri guhabwa zibe zagusiga. Bari byiza gukora redeem ukaswapingamo ATU ukawuretse gukora staking, kuko iramutse igize umuvuduko udasanzwe cyangwa move igiciro cyagusiga.